ari impetse umwana muto w'amezi 6 abo bose barapfuye nta numwe warokokeye ahantu murebe. Ubwo umubyeyi yagumije kunyere kuko ndwana n'amazi nyabamo mazi ndanywa ndayahaga. Famiye ya mama wanje niyo yishe famiye ya papa wanje. Abamvanye muri wa mustari arakomeza aratema. Nta uzongera gupfa nkuko Theoneste yabivugaga n'abapfuye cyangwa nawe uko yapfuye. Buri mwaka abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda bahurira hamwe kwibuka miliyoni irenga y'abatutsi bishwe muri jenoside mu mwaka w'1994 mu rwego rwo kubasubiza icyubahiro bambuwe. Iminsi 100 yo kwibuka isobanura iminsi 100 y'itsembwa ry'abatutsi itangira kuva Mata ikageza Nyakanga. Ni igihe n'umwanya wo kwibuka no gusobanukirwa neza amateka, kwegera no gufata mu mugongo abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi no kwigisha abaturage kugira uruhare mu kurwanya ko jenoside yakongera kubaho kundi. Nubwo abayobozi b'u Rwanda badahwema kubisobanurira abaturage, hari abantu bakomeje kugaragaraho ingengabitekerezo ya jenoside. Mu gihe muri uyu mwaka wa 2026 ukwezi kwa Mata turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Rubavu, abantu 2 baherutse gutabwa muri yombi kubera ingengabitekerezo ya jenoside. Byagenze bite? Naho mu mwanya aho wageze ni kuri Jean Paul Official, umuyoboro bagezaho ibiganiro bigaruka ku buzima bwacu bwa buri munsi. Ngaho kanda subscribe n'inzogera tuje twibanira mu biganiro bya buri munsi, nawe uzaje ugira amahirwe yo gusangizwa ikiganiro twaguteguriye uwo mwanya. Abantu 2 bo mu karere ka Rubavu bari mu umwe w'imyaka 62 wigeze gufungirwa icyaha cya jenoside yakorewe abatutsi akamara imyaka 13 muri gereza, batawe muri yombi bakurikiranweho ingengabitekerezo yayo. Umwe yatawe muri yombi kuwa 9 Mata 2026 mu masaha y'igitondo akekwaho kubwira uwarokotse jenoside w'imyaka 47 ko yamutemagura akamuterera muri parafo y'inzu nk'uko abandi yabishe akaba ari habajugunya. Amakuru dukesha igihe yamenye nuko undi wafunzwe ari umusaza w'imyaka 72 wo mu murenge wa Nyundo akagari ka Mukondo, wafunzwe tariki ya 7 Mata 2026. Yafunzwe nyuma yo kumva ikiganiro cyatanzwe maze akavuga ko utanze inyunganizi ku kiganiro warokotse jenoside yakorewe abatutsi w'imyaka 67 byari kuvuga atagombye kubivuga kuko nawe yishe abahutu muri Mukondo. Yahise atabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB afungirwa kuri sitasiyo ya Kanama. Perezida wa Ibuka mu karere ka Rubavu Mbarushimana Gerald mu kiganiro yagiranye n'igihe dukesha inkuru yavuze ko ibyabaye bibabaje. Yaragize ati turasaba abaturage kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside kuko ari uburozi buzabagiraho ingaruka, abayifite yanze kuvamo bayimire ibahitane aho kuyanduza abandi, kuko ibyo abakoze bibabaje ndetse bishengura imitima y'abarokotse jenoside. Ntega amatwi usobanukirwe n'icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside utazakigwa mutabizi. Imibare yegeranwa n'ishami rya polisi y'u Rwanda ry'ubugenzacyaha Criminal Investigation Department CID yerekana ko ibyaha byinshi bikorwa buri mwaka bikorwa mu kwezi kwa Mata. Imibare yegeranyijwe n'ishami rya polisi y'u Rwanda ry'ubugenzacyaha maze kubabwira Criminal Investigation Department CID yerekana ko 36% y'ibyaha 138 byabaye mu mwaka wa 2014 byakozwe mu kwezi kwa Mata. Ubu sinzaho imibare igeze ariko murabona ko ingengabitekerezo ya jenoside ikiri mu bantu benshi. Ingingo ya 2 y'itegeko nimero 18 akabago kaberamye 2008 ryo ku ya 23 z'ukwezi kwa 7 2018 ivuga ko ingengabitekerezo ya jenoside ari urusobe rw'ibitekerezo bigaragarira mu myifatire, imvugo, inyandiko n'ibindi
n'ibindi bikorwa bigamije cyangwa bihamagarira abantu kurimbura abandi hashingiwe ku bwoko, inkomoko, ubwenegihugu, akarere, ibara ry'umubiri, isura, igitsina, ururimi, idini cyangwa ibitekerezo bya politike bikozwe mu gihe gisanzwe cyangwa mu gihe cy'intambara. Ingingo ya 3 y'iri tegeko isobanura ko icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside kigaragarira mu myifatire irangwa n'ibimenyetso bigamije kwambura ubumuntu umuntu umwe cyangwa itsinda ry'abantu bafitiye icyo bahuriyeho, nko gutoteza, gutera ubwoba, gutesha agaciro mu mvugo, mu nyandiko cyangwa mu bikorwa bisebanya birangwa mu bugome cyangwa byenyegeza urwango. Iki cyaha kandi kigaragarira mu gushyira mu kato, gushinyagurira, kwigamba, kwandagaza, guharabika, gutesha isura, kuyobya uburari hagamijwe gupfobya jenoside yabaye, guteranya abantu, kwihimura, kwangiza ubuhamya cyangwa ibimenyetso bya jenoside yabaye. Kigaragarira kandi mu kwica, gutegura umugambi wo kwica cyangwa kugerageza kwica undi bishingiye ku ngengabitekerezo ya jenoside. Ni muri urwo rwego hashyizweho amategeko kugira ngo hahanwe abakoze ndetse n'abategura gukora iki cyaha kibasira inyokomuntu no kurwanya ko cyakongera kuba ukundi mu Rwanda. Ingingo y'135 y'igitabo cy'amategeko hana y'u Rwanda ivuga ko umuntu wese ukoze icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside n'ibindi byaha bifitanye isano nayo ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 kugeza ku myaka 9 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku bihumbi 100 kugeza kuri miliyoni 1. Turi u Rwanda rushya, nubwo biriya byabaye ku gihugu cyacu dushoboye kuva mu bibazo by'igihugu kidatekanye cyasenyutse twubaka kimwe mu bihugu bitekanye cyane ku isi kandi gifite iterambere ryihuta. Ni ngombwa ko umutekano n'amahoro birushaho kubumbatirwa buri wese abigizemo uruhare mu kubungabunga umutekano wa buri wese ku giti cye ndetse n'uw'umuturanyi we, abinyujije mu gukumira no kurwanya ibyaha, kandi buri wese agatanga amakuru ku gihe ku muntu wese wakora igikorwa gishobora gusubiza igihugu mu bihe by'icuraburindi byo mu 1994. Ibi tuzabigiraho tuvuga twese tuti ntibikongere ukundi, never again. Twamagana ubugizi bwa nabi, ari nako dutahiriza umugozi umwe ku neza n'iterambere ry'imiryango yacu n'igihugu muri rusange. Muri urwo rugendo hari utubando 3 twamfashije nashakaga kubaganirizaho kuri uyu mugoroba. Akabando ka mbere ni ubuyobozi bwiza nahereyeho ntangira. Ni ubuyobozi burwanya akarengane kose, bugaha umwana uburenganzira bwo gusura umubyeyi we kabone naho yaba ari mu gifungo. Muri iyi myaka 20 yaba nge nabo tuva indimwe ntago twigeze tubuzwa amahirwe yo gusura mama, nyamara yafunzwe tukiri abana bato. Byarashobokaga ko umuntu yagira impungenge z'uko uwo mubyeyi ashobora kubiba imbuto mbi muri abo bana, nkuko tujya tubibona rimwe na rimwe. Guhabwa no kubahirizwa k'ubwo burenganzira byerekana ubuyobozi bufite umutima uzirikana ko umwana uwo yaba ari we wese ahora akeneye umubyeyi. Ubwo buyobozi bwahinyuje ko umwana azira icyaha cya se cyangwa cya nyina, bugahinyuza ibyo nibwiraga ndetse n'ibyo abandi batekerezaga ko ari uko biri. Ni gute umwana ufite umubyeyi wakoze jenoside yagira icyo yimarira cyangwa yagira icyo amara muri iki gihugu? Ibyo byarahinyujwe bituma nanjye ntaheranwa no kwibona cyangwa ngo abandi bambone nk'ikibi kuko ndi umwana wa Mwamini, kuko icyaha ni gatozi. Ubuyobozi buduha amahirwe amwe nk'abana b'Abanyarwanda, yaba nge n'abavandimwe banjye, twese twahawe amahirwe kuba twakwiga, twagiye muri kaminuza, ntabwo twigeze twimwa cyangwa turyozwa icyo dukwiriye kubera ko uwo dukomokaho. Twakoreshejwe, twarebye, twasuzumwe dukurikije ibyo dushoboye n'umusaruro dushobora gutanga. Ngiye ku bwanjye nakoze, narize neza, narapiganye mu marushanwa mu myanya yo muri leta, hose nta na rimwe nigeze nzitirwa n'uwo ndiwe cyangwa se aho nkomoka, ahubwo icyo nshoboye gutanga nicyo cyazaga imbere. Nkunze kubivuga kenshi kandi n'uyu munsi ndabisubiramo, ibyo byose byatumye mbasha kugera kure. N'uyu munsi nkaba ndi umuyobozi nkora mu biro bya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.
ndabivugana ishema ryinshi cyane kuko munyemerere nkoresha iryo jambo, nyakubahwa perezida wacu ni umugabo mpamo, yadushubije agaciro, yahinduye amateka y'igihugu cyacu, ahindura amateka y'abanyarwanda, ahindura amateka yanjye Neri Mukazayire. Ni ishema rikomeye kandi nzahora mbibashimira. Uyu munsi ari ku isonga hamwe n'abandi bafatanyije guhindura amateka ya Afurika. Iryo ni ishema tugendana umunsi n'ijoro. Akabando ka kabiri kamfashije ni ukutishidikanyaho no gukoresha amahirwe ahari. Kuba mfite umubyeyi wagize uruhare muri jenoside ntabwo ari ishema, biteye ipfunwe, no kuba mpabwa amahirwe yo kubivuga nta byirato mbibonamo. Mbivuga kuko mba nizera ko hari uwo bishobora gufasha, ushobora kuba ari mu mwijima nk'uwo nanyuzemo, kandi mbivuga kuko bigaragaza urusobe rw'inzitane abanyarwanda tunyuramo zituma buri muntu wese ashobora kwirenga kugira ngo twubake igihugu cyacu.